uwo mubyeyi biravuga ko uwo mujura yinjiye mu nzu akamufata ku ngufu, hanyuma yuko yaramubajije ati kuki urukunye yaramusambanyije arangije afata icupa rya energy amucengeza mu ndangagitsina kiwe. Bose ubwo bwa mbere barangije barenzaho no kuba bashyiramo icupa mu gitsina cye. Murumva ubunyamaswa buri hano hanze muri abo bantu babajura bafatwa mu minota ingahe bakaba barafunguwe. Mubaraka yigeze kubivuga ati dufite ibikoresho kandi rwose icyo kiraka tukibonye twagikora neza. Ikibazo cy'abo bajura n'abo bantu babagizi ba nabi birundaho tw'abandi twa rubanda bavunikiye batavunitse, nubwo nabo bavuga ngo nakazi ngo baba bagiyemo. Ubuyobozi bwacu bukaba budashishikajwe no kuba bufata abantu ngo bubafunge, kubera ko baravuga bati byibuze dushiremo inyorosho. Tahure y'ikijyanye nuko iyo umuntu yibwe akibwa mu rugo agatoborerwa inzu kandi atangayo umutekano kugiye neza, bigenda bite? Byabishishe mu bitenge n'ibyo n'abasiri mwanda Ndizera dufite ubuyobozi bugomba gushaka utuntu two kugira ngo Yes, this is KYT Official Simply Komayombi, izina ryanjye nitwa Benjamin. Rero mukanyari inkuru mbonye y'abajura, kubera ko aba bajura si ngewe uko mbibona, aba bajura ubwabo bamaze kugera ku kigero kibi. Mu gihe igihugu cyacu cy'u Rwanda duhora tuvuga tuti dufite umutekano, ndetse twageze ubwo dusagurira n'amasoko. Reka mbivuge gutyo, umutekano dufite twasaguriye n'amasoko, turawukwirakwiza hano mu bihugu by'abaturanyi hirya no hino, hano muri za Mozambique, South Africa, Sudani ndetse n'ahandi henshi. U Rwanda rurahari, ruhafite ingabo kandi ziri kugenda zikora mu ibitendo bigiye bitandukanye. Ariko tukibaza ngo kuki twebwe mu gihugu noneho hari abantu bakimeze batya, bagikora ubwangizi kugeza ubwo biba, bamara kwiba ntibashirwe bakavuga bati na nyiri urugo niba ari umudamu cyangwa umugore cyangwa umukecuru turasiga tunamukoreye ibyamfurana. Ikintu cyanangaje nk'uko mumaze kubyumva ku kavideo kahise, naho ngo barongoye umugore kandi si bwo bwa mbere, barangije barenzaho no kuba bashyiramo icupa mu gitsina cye. Murumva ubunyamaswa buri hano hanze muri abo bantu babajura bafatwa mu minota ingahe bakaba barafunguwe. Kubera ko ibi bintu bimaze gufata intera ndende, aho uri kwirirwa ubona abajura barashirwa mu majwi ko bafungwa banditse bagahita bafungurwa n'icyumweru kitarashira, hanyuma bakongera akagaruka muri rubanda, muri societe, bagatangira kongera kuvuyanga abantu babahigira bavuga ati ibyo mwakoze murabona ko ntago twatindayo. Niki cyakorwa kugira ngo umujura ufashwe cyangwa se mu gihe afatiwe mu cyuho cyangwa se bikamuhama abihanirwe ku buryo rwose biba kabarore, bikaba intangarugero no kubasigaye? Niki kigomba gukorwa? Ndizera dufite ubuyobozi bugomba gushaka utuntu two kugira ngo dukanda abo bantu ku kigero cyiza. Abo bantu nabo bamanze bagire bate, bamanze babonjwe kuri ako kantu. Mubaraka yigeze kubivuga ati dufite ibikoresho kandi rwose icyo kiraka tukibonye twagikora neza. Mubaraka muganga niwe ukuriye igisirikare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa yigeze gukomoza kuri icyo kinavuga ati abo bantu babajura dufite, ahubwo baduhaye ikiraka ko twabuze ikiraka, twebwe tukagenda tukagira utuntu twikorera. Bivuze ngo rero abo bajura nibashakirwa ibihano bikomeye, ko abajura bamaze kugera ku kigero cyo hejuru kandi cy'ubwangiza. Ariko nanone reka turebe kuri izi nzego z'ibanze zo ziba zarakoze iki. Tumanze dushakira umuti w'ibibazo ahantu hose muri kote zombi, kuko narababwiye mu gihewe nkunda kumva narebesha iki yandorerwamo y'inyuma. Irandorerwamo y'inyuma buriya iramfasha cyane, niyo mpamvu ariyo nifashisha kugira ngo nibi byose ngire nte mbashe kuba mbinyuramo. Nkoresha indorerwamo y'inyuma. Ubundi reka twibaze, ese aba bayobozi b'inzego z'ibanze, ndavuga hasi guhera kuri mutwara sibo, ushinzwe umutekano, ushinzwe umudugudu, aho ngaho iki kibazo bari basanzwe bakizi, ariko
ikindi nanavugaho nanone narava kuri abo bantu nuko naho byagiye bigaragara kuko ahantu henshi byagiye bigaragara ugasanga ikibazo cy'abo bajura n'abo bantu babagizi ba nabi birundaho tw'abandi twa rubanda bavunikiye batavunitse nubwo nabo bavuga ngo nakazi ngo baba bagiyemo byagaragaraga ko bavuga ko icyo kibazo kizwi bakizi ndetse n'abo bantu babazi ari abo bakeka kandi natwe tugashishikarizwa nk'abaturage inzego zose cyane cyane iz'umutekano zihora zidushishikariza ngo uwuketse ubona udafiteho ufite inyemanga uvuga ati uyu muntu bimeze bite abaye ati ubuyobozi baratubwira buti n'uwo ubona abayeho mu buryo bugize ute ukabona abayeho mu buryo bwiza ariko ntabwo uzi ibyo akora hari abantu buriya baba babayeho mu buryo bwiza ariko wakwibaza akora iki ukabikurura nyine bikakubera ihurizo abo ngabo ubuyobozi buravuga ngo kemanga nugira ingingimira uhamagara ubuyobozi ububaze cyangwa ubumenyeshe ububwira ati nyaboneka uyu muntu mwazakurikira mu karere rero hari n'abayobozi benshi nicyo nabivuze bagiye bakomozaho bavuga bati twe abo bajura turabazi ndetse turabakeka abaturage kuko iyo baketse cyangwa se babonye bagashyira mu majwi umuntu runaka cyangwa itsinda runaka ry'abantu bigize ibihazi bigize abagizi ba nabi cyangwa bajura ubuyobozi bwo bubafasha iki kuko niba akenze umuturage agakenga ati nyabuneka akumva umuntu waraye itatse inka twagiye turi kumva abantu bari kugenda biba inka z'abandi bakazambutsa za Kongo turi kugenda twumva abantu benshi bigize abajura b'amatungo abigize abajura muri rusange iyo abaturage bakimanze bakakubwira bati uyu n'uyu niwe turi gukeka cyangwa se bakabwira inzego z'ibanze ese zo zihutira kuba zibatabara kubera ko rimwe na rimwe hari igihe abaturage wenda bashishikarizwa kuba batanga amakuru ku gihe ariko nanone iyo bitinze abantu gufatwa kandi umuturage yatanze amakuru bigenda bite niho havamo ko abaturage birangira bageze ubwo bavuga bati aba bantu n'ubundi nuko twarabimenyere kuko urumva nk'aba ngaba bagiye bavuga bati ni abantu dusanzwe tuzi ari uwo bavuze n'abari igiki uriya we ngo wakabije wageze ubwo akoresha n'icupa mu myanya ndangagitsina y'uwo mudamu yari amaze gufata ku ngufu urumva uwo nguwo baramuzi ni umuntu usanzwe uzwi muri iyo karitsiye ni abantu basanzwe bazwi bafite amazina azwi ese abaturage iyo bageze ubwo batanga ayo makuru bayaha ubuyobozi bwihutira kubafasha cyangwa se habaho kubizinzika cyangwa se hakabaho kuvuga ati reka turebe bazafatirwe mu cyobo kuko aba bajura ageze ubwo ajya kuba umuntu ukomeye cyangwa ari mu mutwe nk'uwo nguwo w'ubujura ukomeye uzwi muri karitsiye uzwi baba ari abantu batamaze umunsi umwe baba ari abantu baho ngaho ariko nanone bamaze igihe kinini babikora kurumva niba bahutaza gutwana bahuye natwo bagafata abantu bakabakubita abasaza batitaye ngo barashesha akanguhe bakabakubita bivuze ngo ni abantu basanzwe bagize ute ni abantu basanzwe bari aho ngaho kandi bahamaze igihe kuko ntabwo umuntu ajya kuba umuntu ukomeye cyangwa se utinyitse muri karitsiye atasanzwe akora ibikorwa bibi kandi mu by'ukuri bizwi binafasha igihe kugira ngo azajye mu mitwe y'abantu benshi bamumenye muri karitsiye bavuga ati uyu muntu ngenda asaba ubuyobozi bafite aho bahuriye n'umutekano cyane cyane mu midugudu mu tugari aho ngaho bafatikanyije n'imirenge bajye badufasha umuntu uketswe cyangwa se abaturage bashize mu majwi bavuga ati uyu muntu ni umugizi wa nabi cyangwa se agira urugomo kuko bitangira ari urugomo agira urugomo bakibivuga gusa ubuyobozi bujye bw'intervena urebe buvuge buti uyu muturage kuva dutabaje iki kibazo ni serious kandi umuturage kugira ngo abe yadatekanye kandi dufite inzego zibishinzwe nanone hagombye kuba hagira ute hagombye kuba hakurikiranwa abo bantu bagafatwa mu mizo ya mbere abaturage bakibakeka hanyuma byangombwa bakabazana mu nteko y'abaturage bakemeza koko abo bantu bafite imyitwarire itari myiza muri sosiyete hanyuma nyuma y'iyo wenda yo kuba babazana muri sosiyete nibo ubuyobozi buzamenya ngo uyu muntu koko ni umwere cyangwa se ni umujura bitewe n'uko abantu bose ntabwo bakwangira rimwe nibwo hagomba kubaho kugira ute kuba yagira ibihano ahabwa ikindi wenda nakwisabira gereza dufite mu Rwanda amagereza dufite amenshi aragenda yuzura hajyamo ubucucike hajyamo abantu bagize ute yes nibyo nari nyivuga sasa noneho hakabaho ko
nubwo turi kugenda tugira ubucucike mu magereza agiye atandukanye cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi akenshi iyi leta yacu cyangwa se muri rusange ubuyobozi bwacu bukaba budashishikajwe no kuba bufata abantu ngo bubafunge, kubera ko baravuga bati byibuze dushyiremo inyorosho, dushyiremo ibintu bya bel, abantu bafungwe ibifungo bisubitse cyangwa se bafungwe igifungo gisubitse, bajye no mu bindi ndetse bakoreye n'ibyateza imbere igihugu. Nibyo kandi ni na byiza, n'abo ngabo bafatwa, abo bantu bafatwa ni nk'igitekerezo, bagombye kujya bafatwa. Niba ari ahantu ndabona amasoko menshi ari kugenda atsindirwa n'ibigo bigiye bifite aho bishamikiye, ibigo bya gisirikare byagiye mu bwubatsi kuri ubu ngubu, polisi nayo ifite ibindi bigo iri kujyamo bijyanye no kuba yakubakwa amashuri n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biri kugenda byegurirwa inzego n'ibigo bifite aho bishamikiye n'ibigo bya leta mu rwego kugira ngo bikomeze bikomeze nabyo bikore ibyateza imbere igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Abo bafatwe, niba ari ikigo cya gisirikare kiri kubaka ahantu, abo bantu bajye bagendayo, bajye gukoreshwa byitwaga tije. Abo bantu bashyirwa muri tije bakoreshwe ibyateza imbere n'igihugu muri rusange. Niba ari nk'isoko wenda ryatsindiwe ahantu runaka, wenda ryo kuba bubaka stade, abo bantu bagiye bafatwa b'ibihazi, ibifungo ntihabe gufungwa gusa, ahubwo bajye banakora n'ibindi bikorwa bifasha abaturage kugira ngo bongere bagire n'iterambere. Kuko gufata umujura muri iki gihe ukamufunga ejo hariya akarya ibigori by'abaturage mu mitsi yabo, kabiri gatatu akaba arongera afunguwe kubera ko wenda ubuyobozi bwarebye buti tugabanye ubucucike mu magereza, akaba arafunguwe cyangwa akaba ararekuwe muri ubwo buryo, agasubira muri sosiyete, muri ba baturage. Urumva ko niyo yaje habaye icyo bita nko kuvunira mu mavi. None aza ari kuvunira mu mavi. Niyo mpamvu niba bashaka ikindi gihano bahereza abo bantu, cyangwa se bagira hari gereza y'umwihariko bajyanwamo, sinzi kabisa, kuko ni abantu bafite kamere y'ubunyamaswa. Ko ni gute umuntu aza kwiba mu nzu atagambiriye kwiba gusa, avuga ati ngiye nisangamo n'umuntu ndamusambanya, ku buryo umuntu atabaza ari umubyeyi ahubwo kugira ngo agire utakaza agahita amusambanya. Urumva ni n'agasuzuguro karenze urundi rugero. Niyo mpamvu rero icyo mbona kibitera rero n'aba bajura bafatwa bakongera bafungurwa, noneho bakaza bavuga bati twebwe turi ibyigenge, bakarega amatuza. Turagira ngo ubuyobozi bwacu, abaturage benshi baba bishyura y'umutekano, abishyura y'umutekano mu by'ukuri. Hari n'ikintu nibazagaho ubushize, navuga ati se abantu bishyura y'umutekano, ndabona muri iki gihe barabikajije muri ibi bice bya Noza bya za Musanze ruguru, muri biriya bice by'ibiturage ahantu bita za Cyuve, aho baherutse kwivugana ushinzwe umutekano. Niyo makuru yangezeho ko hari ushinzwe umutekano ngo abajura cyangwa abagizi ba nabi bivuganye bo muri ako gace, zacya bararika. Inzego z'umutekano zakajijwe ku buryo bavuga bati n'abantu ni bagomba gutanga y'umutekano, witwa umugabo wese arasabwa gutanga y'umutekano kandi ku gihe neza. Rero nkavuga nicyo nari ndi kuvuga, nacyo wenda n'ikiganiro umuntu azamanza akareba neza ngo koko ayo makuru ubundi umuntu akayatahura y'ikijyanye n'uko iyo umuntu yibwe akibwa mu rugo agatoborerwa inzu kandi atanga y'umutekano ku gihe neza, bigenda bite? Ese asubizwa nabo n'iriya twabyita koperative, bari abantu bashinzwe kuba bafata amafaranga y'umutekano yo mu ngo. Ibyo nabyo tuzabireba, ariko gusa habeho ko bakazirondo inzego za gisirikare, z'abasirikare zibijyemo, za polisi zibijyemo. Abo bajura ntibajya bafatwa rwose mu buryo bugize ute, babihanirwe mu buryo bwose bweruye, kandi bahanwe ku kigero cyo kuba nta wundi muntu uzabisubira. Bahanwe ku kigero cy'uko abandi bantu nabo bazajya bagira batazajya basubira, kuko abajura benshi bamaze kubigira icyuho. Umujura arifata gutya akaza akabomora inzu y'umuntu, atagambiriye icyiza cyo kwiba gusa, cyangwa se atagambiriye icyiza muri rusange, ari ukwiba, gufata ku ngufu no kwica iyo bibaye ngombwa.
urumva rero ko abo bajura bagomba kugira ute gufatwa mu buryo bwose, bakabihanirwa mu buryo bwose busesuye kandi bunoze, handi umuturage avuga ati rwose birakwiye. Twagiye twumva abajura, hari abajura, hari nk'umujura waguye hano Igisenyi wibwana za brasserie, bahita nibari nago bahita Nyamyumba. Okay, Nyamyumba wumvishe hari umujura wigeze kugira niba yarakubiswe n'abandi agapfa, abaturage babyuka basanga ari aho ngaho yapfuye aho ngaho mu byatsi. Ikintu cyatangaje rero nuko abo bantu bishimye, barishima. Ubundi nibwo nari mbonye abantu umuntu apfa bakishima cyane rwose, ukabona bafite vibration yo kuvuga ati rwose uyu muntu biraye bikwiye kapfa n'abandi bigende bityo, kubera ko uribaza bigeze ubwo umuntu ajya gupfa bagaserebura bati rwose abaturage rwose bakabyishimira, nuko uwo muntu aba yarabaye igihazi kandi yarabaye iciro ry'umugani muri rubanda ku bugizi bwa nabi. Rero rwose aba bajura bajye bafatwa babihanirwe ku kigero cyo hejuru, n'uwo abaturage banunga bavuga ati ariko uriya muntu niba mutungira agatoki kandi n'ikibuyobozi budusaba, abayobozi babyumve vuba uwo muntu babaye bamuramashije, bamuhamagaye ati ngwino tubwire, bagira ibyo bamubaza, bamanze banarebe ese ubundi uwo muntu muri rusange ninde, akora iki, abaye yatahaye, tunzwe n'iki. Kuko hari abantu benshi hano hanze babayeho mu buryo budasanzwe, ugasanga umuntu abayeho neza, yirirwamo amayoga, azana abakobwa mu rugo, ni umusore cyangwa umugabo, abayeho neza ariko nta kazi kazwi akora gahari. Kuko ubundi hagomba kujyaho ikintu cyo kumenya ngo buri muntu akora iki, bakagenzura umuntu akora iki, buri muntu niba ari n'umusore mu karitsiye bakamenya ngo abashomeri dufite n'aba ni wenda ni 100-200 muri iyo karitsiye, bakamenya ngo n'abafite akazi n'aba bakora ibi n'ibi, hanyuma tukamenya ngo turamenya turi kubana n'abantu bameze bate, ukamenya ndi kubana n'umuntu akora iki mu buzima busanzwe. Ibyo nabyo biba ari byiza kuko kumenya imyirondoro y'umuntu n'ibyo akora birafasha. Ko hari abantu benshi bitwikira ko bari mu makaritsiye ukabona babayeho mu buzima bwiza ariko ari abajura, kandi abajura ntabwo muri iki gihe ari abagabo gusa, n'abagore basigaye barabyinjiyemo, ku buryo bagenda abagore bakiba rwose, bakibana ibijyanye n'imyenda, ibitenge, amafaranga n'ibindi n'amatelefoni, ugasanga basuranye ngo bakanibana, ku buryo rwose hari akavideo k'abagore bagiye kwiba biba amayoga, biziritse ibintu by'ibintu bimeze nk'ibirastike, babizirika mu matako, ku buryo iyo ari umuntu w'umugabo agashaka kujya gusa ku mudamu rwose byari kubasakirire, byari kuba ibibazo bikomeye, kubera ko uburyo bari babihambe hafi n'imyanya ndanga binuza. Abo bagore aka kavideo ndagashaka ndagashiramo, ndizera ari akangaka. Nabifashe byabishishe mu bitenge, we nyirizo nzoga ubundi byagenze bite? Abamama baje mu gitondo saa 4. Yego. Baje saa 4 bansaba inzoga. Yego. Bansaba agapeti. Yego. Umwe umumama bari kumwe amusukira mu kirahuri. Yego. Noneho hinjira mundi umukiriya. Ansaba ntuza Knowless. Yego. Arambwira ngo nimushire mu cyumba, muhanikiraho njyana mu kirahuri, mushire intuzi inzoga n'ikirahuri mu cyumba. Baba mama kubera mfite kamera mu ntuza muri business nkora. Yego. Nuko ndizira mumaze kubona uko byagenze. Aba bagore nabo basigaye barabaye abajura hasi hejuru, abona n'abadamu bafite ukuntu bameze nk'abasirimu, nta badamu utakiye kutapfa kuvuga ngo abana abajura, ariko none baze kwibuka ibi inzoga ugapanga ukabona ko kurabona ni ibintu baba barapanze basanzwe bakora, ni ibintu rwose bagize nk'umwuga. Umuntu arajya gutegura biriya bintu byose by'ibistopa yambara akiyambika ku mubiri kugira ngo ajye ashiramo, aba ari ibintu amaze gukora igihe kinini kandi afite aho yagiye abikora hagiye hatandukanye. Nubwo nawe namushinja kuko ahafatiwe n'ahangaha, ariko baravuga ngo iminsi y'umujura ni 40, uwa 41 ahita afatwa, niko tubyizera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko sinako biri, wowe ushobora no kubitangira ku munsi wa mbere ugahita ubifatwa. Niyo mpamvu rero iki kintu cy'ubujura nicyo nari mvuze, ntabwo abagabo ari bo bajura bonyine muri iki gihe, n'abagore benshi basigaye babijyamo, kuko urabona nk'abangaba ni wabakeka wese wakeka uteka abangaba ari abajura, none bakiba amayoga,
ubundi mbere umubyeyi yajyaga kwiba akiba ikintu gishobora gufasha n'umwana we cyamugira akamaro, ariko abo nibo bageze ubwo biba amayoga. Kabaye ni ibibazo bikomeye. Abajura rero turabafite, turabejeje, niko navuga, turabejeje benshi, ariko hagiyeho n'ibihano, bahanwe ku buryo bwo hejuru, hagiye izindi mekanizme zishyirwamo ku buryo ufunzwe azajya avamo avuga ati ikintu cy'ubujura ntabwo aze yabaye ambasaderi wo kubwira abandi ati ubujura mu bwiyorere. Ubujura mu bwiyorere rwose muzibukire, mubive muri ibi bintu, agira abandi inama, ariko tugire ute abaturage babashe kubaho batekanye, kuko niba dufite umutekano dusagura n'amasoko, tugasagura n'ibindi bihugu byo hanze bino bidukikije hirya no hino, tukaba ku isi turi igihugu kizwi kugira umutekano n'isuku, kuko nibyo bintu binini tuzwiho. Ariko wakongera wenda n'ibyabaye muri 1994, igihugu cyacu kizwi ku bintu bigera kuri 3. Ibyabaye muri 1994, hanyuma turiyubaka ku muvuduko wa atari wa danje mu myaka 30 gusa, igihugu kirivugira, duhita tuba igihugu cya mbere kiri clean, ku buryo ku isi hose turi igihugu kiri clean, gisa neza kabisa, tukagira n'umutekano sasa uri heavy. Niyo mpamvu ibyo bintu tubizwiho, ni ibintu bitazanasibangana mu mitwe y'abantu benshi bazi igihugu cy'u Rwanda. Rero ni gute twakumva nanone turi gupostinga ibintu bivuga ngo uyu bamwibye, wajya kureba ugasanga ni ibintu byabereye mu Rwanda, kandi igihugu cyacu kivuga ngo gifite umutekano 100%, gifite umutekano mwiza, ariko wajya kureba umunyamahanga, kuba abanyamahanga benshi basigaye biga Ikinyarwanda, benshi barashaka ubwene igihugu bwo kuza mu Rwanda, ukajya gusanga asomye ikintu cyanditseho ngo mu Rwanda, titiri ivuga ngo abajura bibye barangije barongora umuntu. Uwo muntu ahita avuga ati iki gihugu bavuga ko gitekanye, umujura ariba akageza ubwo akumva biramucanze nye. Ariko abantu bera ngaho ngabo badusigisha isura mbi, nanone bafatwe batanagwe neza cyane. Nta ngombwa abaturage bajye babazanaho abaturage icyo kintu cyabereye abaturage babashinje, hanyuma bashireho n'ibihano. Igihano cyo gupfa cyo ntacyo, ariko ubutabera butangwe n'abaturage. Yes, ni KYTV Show simple ku mayombi. Izina ryanjye nitwa Benjamin, ntabwo nibwibande mu magambo nk'uko mubizi, bari utuntu duto yambahereza twigenda, ariko mukoresha like, comment, mukore subscribe, ndetse muduhereze n'ibitekerezo. Kandi nababwira ngo n'abafite inkuru mu by'ukuri cyangwa bafite amakuru runaka yizewe, atari ya makuru atari nyanyayo, ya makuru y'ibihuha cyangwa watoragwe wumvise ngo nge numvise aha naha utahageze, ayo ngayo ntabwo tuyashaka. Dushaka ya makuru ya nyayo, niyo ngombwa n'amavideo muyatwoherereze ko email yacu irari, muyirebaho hasi ibirimo, muduhereze rero comment. Mu minsi iri imbere ndaza gushiraho na nimero yanjye, muzajye mumpamagara mumbwire uko bimeze. Rero ndabakunda cyane, ciao ciao, kandi ibyo mukora ndi kubishima cyane, ndakunda sana.